ariko ubundi sha uzi neza aho ushobora kujya uramutse ushatse kuzana ibintu byo kumbeshya. Rero afande utankanga kuko ndabizi neza igikurikiraho ni ukujya mu kuzimu. None se shaka do uzi uramutse uvugishije ukuri ikindi cyakurikiraho. Ariko afande ntukabaze ibibazo by'ubuswa nkubaza uruhinja. Hari ahandi se atari muri gereza. Okay, so ikirago cya gatatu. None se Kado ejo bundi durutse kubura ihene ya Yohana. None ndagira ngo menye ni wowe wayibye cyangwa si wowe. Afande icyaha ntago kimama rwose. None se shaka do bishoboka gute ko baba baragufunze bakakuzana hano muri station za polisi bagushinja ko wibye ihene? None bishobotse gute ko icyaha cyaba kitaguhama? Afande rimwe negeze guca iruhande rw'inzu ya Yohana nuko masanga igiti kiziritsemo umugozi munini kandi muremure. Nuko ndibwira nti igiti gishobora kuba kigiye kwiyahura. Mpitamo guca uwo mugozi ndawujyana kugira ngo ntabare igiti kitiyahura. Afande ndarahira rwose ntago negeze mbona ko uwo mugozi wari uziritseho ihene kandi na nubu ntawe mbona. Umva shaka do gumama aho ngaho kugeza igihe uri bucira ubwenge. Afande ndagushimiye ahubwo kunzanye mu rugo. Ikindi kandi nagira ngo nkumenyeshe ko ngiye kwita ntegura prison break nonaha kandi. Ariko ubundi shaka do wari uzi ko ufite ibirogo bitatu bishobora gutuma umara imyaka 10 muri gereza. Afande erega ubundi ikibazo nuko mudashobora kumva ko ngewe ndi n'inzira karengane. Inzira karengane? None se shaka do buriya murima abandi bakoragamo iki koko tuvugishije uko? Erega afande ubundi ukuntu ibintu byagenze haje umuyaga mwinshi nanjye nisanga nageze muri uriya murima. None se shaka do niba ari umuyaga wakujyanyeyo ushatse kuvuga ko zira karoti zakoraga iki mu ntoki zawe? Erega afande we ntago uri kunyumva neza. Zira karoti rero naye nazitendetseho kugira ngo umuyaga utantwara. Warasaza ariko none se uramufuka wari ufite ku mugongo wari uhekeye iki niba atari ibanga? Yewe afande nanjye rega nibyo nari ndimo nibaza mbere yuko wakanda zigize ikirenge. Ikindi kandi ndashaka kumenya impamvu y'ibyiriya saha. Ariko afande njyewe ubu ngubu ibyo uri kuvuga byancanze. Njyewe ntago nigeze nibiriya saha ahubwo wubwe niwe wayinyihereye. Ngo iki ubundi se yayiguhaye ryari? Nyine urumva namweretse imbunda mu kanya nk'ako guhumbya ahita yimpereza. Uvasha uretse gato tubanze tugera imbere hano gato kuri station ya polisi. Byanze bikunze urambwira ukuri. Ariko se Jori ubaye amasaha wari ukiri heko kandi wa mwana urananiye. Asundi ujye umenya kanga hari wanjye cyangwa ubura aho ngaho wasamye gusa. Ese mucyo niwe wakuzanye nijoro igihe wari wasinze wagira ngo wari waziguyemo? Yego rwose niwe wanzanye nijoro papa. Ari natinze ariko wihangana. Ese ubundi ruriya rusaku rwacu rwigeze rugutesha umutwe? Ruriya ntabwo rwa rusaku rwawe rurengeje kuba urusaku. Ariko ubutaha nuwongera ukabikora uzataha iwanjye. Ariko ubundi ndagira ngo nkubaze test y'imibare mwakoze wayitsinze cyangwa wayitsinzwe? Papa nyine urebye ikibazo kimwe nicyo yasanze gipfuye. Ibyo ni byiza cyane. Ese ubundi byari ibibazo bingahe mwagombaga gusubiza? Papa byari ibibazo 12. Ugushatse kuvuga ko ibibazo byose 11 wabikoze? Ko Jori ave. Oya ahubwo ibyo ngibyo 11 nibyo byananiye. Ariko ubundi Jori burya uri umuswa bigezaho ngaho koko? Oya papa oya ntago ndi umuswa rwose. Ntago uri umuswa. None se Jori ndamutse mfite amaronji 10 nkakuramo 2 nkayaguha ubwo nansigaranya amaronji angahe? Papa ahurangoye rwose. None se ubwo urumva nabimenya gute kandi mu ishuri mwarimu yaratwigishije akoresheje pome? Ariko sha wabundi ufite ikihe kibazo? Ubwo uza amafaranga se maze kugutangaho ku ishuri ariko ukaba wanze ugakomeza kubidebe. Ufite ikihe kibazo ubundi?
ubundi niba ushaka kwiga ikintu gishyashya cyose ugomba kumenya ko ugomba guhera hasi. None se papa, ubwo nahera hasi gute kandi nshaka kwiga koga? Papa, ubu nakuze rwose. Yego nayibonye rwose wakuze. Ese ubundi urumva ushaka gukora iki? Ndashaka gushaka umugore. None se urashaka gushaka uwa hehe kandi? Papa, ni Mukamusoni. Ariko undi shajori warasaze? Uzi kuriya Mukamusoni ari mama wanjye? Yego nyine ndabizi. Ariko se ubundi papa, wowe kubigeraho ikibazo, wowe ntiwashatse mama? Yego injira. Imana ishimwe papa Jori. Muraho umeze mute? Imana ishimwe pastor. Turaho tumeze neza, ibintu ni amahoro. Gusa abana barananiye. Jori hariya warananiye arandembeje. Byagenze bite se papa Jori? Abana bakunaniye gute? Wasanga atari wowe ubahana. Nkambwira numve. Yewe banza wicare nkubwire urwo nahuye narwo. Jori hariya warananiye arandembeje. None se papa Jori, umugore n'abana baraho? Yego turaho, turashima Imana nta kibazo. Uretse Jori niwe wambereye ikibazo, ubu narume nabuze ikintu nakura, narahanye yaranze. Ubu ngubu mpora inama, yaranze yarananiye pe. Jori se kunaniye gute kandi komeruka ari umwana witonda? Mbwira numva amafuti ya Jori. Yewe pastor, dore ubu ngubu Jori bahora bandegera amakosa ye, mbese umudugudu wose waranyuze. Mu cyumweru gishize baje kundegera ko yibye imyumbati yakananura, ubu ndi mu magi. Toka umuntu naho urwego bigezeho. Muzana hano ngira icyo mwibariza. Munzanire mumpamagarire. Joriji nago wumva, ngwino hano ndagukeneye. Joriji, papa ari kuguhamagara. Kuramo ibyo bikutera vuba witabe, papa ari kuguhamagara. Aranshakira iki se kandi? Erega ntago ari ugushaka, ngo ni pastor ahubwo ugushaka. Komera sha Jori. Yesu ashimwe. Uraho umeze neza? Mukomere pastor. Imana ishimwe. Ishimwe cyane se sha Jori, batworoheye. Uyu munsi turashaka kumenya ahantu Imana iri. Niko Jori, Imana iri hehe? Imana wayishyize sha Jori, mbwira. Pastor, urambeshya ntago nzi ahantu Imana iri. Gusa numvise bavuga ngo iba mu ijuru. Jori, pastor se yagushakiraga ikira? Yewe mucyo, turi mu bibazo Imana yabuze. Imana yabuze pe.